nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira muherereye mu mpande enye zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndavuga mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi rero tugiye kuba twagaruka ku mutungo wa Mutesi Scovia, dore ko ari umunyamakuru watangiye abantu batazi nimba bizacamo, gusa kuri iyi saha Mutesi Scovia akaba ari umunyamakuru umaze kugera kure. Kuri ubu ngubu rero Mutesi Scovia ni umwe mu banyamakuru bayoboye abandi, dore ko uyu Mutesi Scovia ayoboye abanyamakuru bose bigenga, ni ukuvuga ngo abanyamakuru badakorera kuri radiyo, uyu niwe muyobozi wabo. Mutesi Scovia rero tutagiye kumuvugaho byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwe, dore ko uwashaka icyo kiganiro yambwira nkagitambutsa kivuga ku buzima bw'uyu Mutesi Scovia. Reka turebe se ni iyihe mitungo Mutesi Scovia afite. Mbere y'uko rero tureba imitungo ya Mutesi Scovia, ndagira ngo niba uri musha hano ngaha umanze ukore subscribe, ubundi umakinge sure nimba wakanze kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro byose nk'ibi ngibi bitajya biragucika. Nanone kandi ndagusaba umpe umwanya wawe mutoya tujye kumarana hano nkubwire byinshi ku mutungo wa Mutesi Scovia. Mbere na mbere ndabanza nkubwire ko uyu nguyu ari umugore wubatse. Mutesi Scovia afite umugabo ndetse akagira n'abana. Ikindi kintu, Mutesi Scovia yatangiye ubunyamakuru akodesha, gusa kuri ubu ngubu amaze kuzuza inzu ibarirwa mu mamiliyoni adasanzwe. Wakwibaza ngo aya mamiliyoni ndimo kuvuga gutyo ni ayahe? Amaze kuzuza inzu ya miliyoni 200. ni ukuvuga ko uyu Mutesi Scovia ni umwe mu bagore bashatse amafaranga bakiri batoya kugeza ubwo yujuje inzu ya miliyoni 200 i Kigali. Urumva ko ni inzu idasanzwe. Ikindi kintu rero, Mutesi Scovia ni umwe mu bagore kuri ubu ngubu batunze imodoka ifite agaciro karenze. Niba avuze ngo imodoka ifite agaciro karenze, wakwibaza ngo iyo modoka ihagaze amafaranga angana iki? Iyo modoka rero ni imwe mu modoka za Benz zimeze neza, dore ko izi modoka zikorerwa mu ruganda rw'Abadage. Iyi modoka kandi ikaba yarigeze kuba yagurwa n'umuhanzi bita Bruce Melody, dore ko mbere y'uko Bruce Melody ayiguze yari yatangaje ko agiye kugura imodoka idasanzwe. Abantu bagahanga amaso bakavuga ati nihe modoka Bruce Melody agiye kuba yagura. Noneho yaje kuyimanura, dore ko ari imodoka igura miliyoni 160. urumva ko ari imodoka idasanzwe, ni Benz rwose y'umukara ndende. miliyoni 160 akaba yamaze kuzirekura. Mutesi Scovia kandi si ibyo gusa, ni umugore wamaze gutera imbere mu bijyanye n'igura n'igurisha, dore ko afite imigabane mu makampani agiye atandukanye. Dore ko Mutesi Scovia yamaze kugura ibibanza bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Uyu nguyu ni umugore w'umunyamakuru, gusa nanone w'umucuruzi. Afite business zigiye zitandukanye, tutabariyemo kuba yigisha abana, dore ko afite umwana ugiye kurangiza kandi biga mu mashuri akomeye. Uyu Mutesi Scovia rero abantu benshi bamumenye mu biganiro bigiye bitandukanye yakoze, ndetse yamamaye mu kiganiro yakoze cyatumye umwarimu azamurirwa umushahara. Ngira ngo ibyo niwe wabigizemo uruhare, kuba umwarimu yazamurirwa umushahara. Mutesi Scovia kandi ikindi kintu yaba yarakoze nanone ni ukuba yaratumye buri muntu wese yivuriza aho ageze hose, bidasabye ngo umuntu yivurize mu gace atuyemo gusa. Ibyo byose ni Mutesi Scovia wabigizemo uruhare. Nanone kandi reka mbabwire ko umutungo wa Mutesi Scovia ubu ngubu wamaze kujya hanze, wamaze kuvuga ingano y'umutungo agejejeyo. Ni ukuvuga ngo tubibariye mu madolari, Mutesi Scovia amaze kuba yagira umutungo uhinganye n'amadolari
angana n'ijana, amadolari ijana, ibihumbi ijana by'amadolari. Ni ukuvuga ko uyu Mutesi Scovia amaze kugira umutungo wa miliyoni 700, utabariyemo hari bimwe bagenda babasiga, gusa byose ntabwo babibara. Umutungo we uhinganye n'agaciro ka miliyoni 700. Ni umukire uri hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibiboneshwa amaso, ubwo ibitabonwa n'amaso cyangwa se iby'umugabo we afite byo ntabwo baba babibaze. Wakoze kubana nanjye, ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe ubundi ukandi